Haleluya. Yesu ni muzima. Tegura Bibiliya yawe rero. Ejo twabonye iby'ubwami bw'Imana yuko ubwami bw'Imana ababurimo bari muri tension, murabyuka. Kingdom tension. Bivuga ngo hari imbaraga zirwana mu buzima bw'umukristo. Hari imbaraga zishaka ko umukristo akomeza kuba mu buzima bwa kera. Hariho n'imbaraga z'uwazutse zishaka ko azamuka hejuru ya kamere noneho akagendera mu bugingo bushya. Rero iyo ni intambara iba mu muntu w'imbere, umwana w'Imana wese ukuri. Ariko nimba utari umukristo wavutse ubwa kabiri, iyo ntambara ntabwo uyimenya, kubera ko imenywa gusa n'abantu bavutse mu bwami bw'Imana, ababyawe n'umwuka, ababyawe n'ijambo ry'Imana. Abo iyo ntambara bayibamo. Intambara hagati ya kamere hamwe n'umuntu mushya waremwe n'Imana muri Kristo Yesu, agendere mu kwera no mu gukiranuka. Twabonye ko hariho n'indi ntambara yo hanze iye. Ni intambara hagati y'umuganura waje igihe umwuka wera yaje, hanyuma akaba ariho n'ubwami bw'umuzuzo twiteze. Ariho ibyabaye, ariho n'ibitaraba. Nuvuga ngo rero umuganura w'ubwami bw'Imana waraje, uzanywe n'umwuka wera. Hanyuma umuzuzo nibyo Imana idusezeranya muri kiriya gihe, igihe ubwami buzaseruka ku mugaragaro. Rero haba umuganura tuwinjiramo kubwo kwizera, haba ibizaba muri kiriya gihe cy'umuzuzo tubyakira kugira ngo bireme ibyiringiro muri twe. Kwizera kudushoboza kugendana n'ubwami bw'Imana none, kandi ukwizera gutuma dusingira biriya bizaba mu gihe kizaza, none bikaturemamo ibyiringiro. Haba mu gihe cya none, haba mu biriya twiteze, kwizera kurakenewe. Amen. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nta kwizera ndushobora kwinezeza. Ntushobora kugendana n'Imana udafite kwizera. Imana ishimwe. Uyu munsi rero turashaka kureba rero, abari hano mu gitondo twavuze ko iby'ubwami bw'Imana dushobora kumara n'umwaka tutarabirangiza iyo topic, uyu mutwe. Ariko twavuze ko ibyo twize byose kugeza uno munsi, amen, kingdom mindset, imitekerezo y'ubwami bw'Imana, kingdom character behavior, uko mu bwami bw'Imana tukwiye kwitwara, amen, haleluya. Kingdom manifesto, kumenya ko ijambo ry'Imana ari ryo itegeko ry'ubwami bw'Imana, haleluya, amen. Kingdom living, kumenya ubuzima bwo mu bwami bw'Imana, amen. Kingdom power, kumenya imbaraga z'ubwami uko zikora, amen. Ibyo byose bikubiye mu ijambo rimwe ryitwa kingdom dynamics. Nuvuga ngo imbaraga zigendesha ubwo bwami bw'Imana, amen. Kugira ngo tumenye rero imbaraga z'ubwami bw'Imana, nuko dushira mu bikorwa ijambo ryose rijyanye n'ubwo bwami. Nutarishyira mu bikorwa ubuzima bwawe, ntabwo uzagira umenya imbaraga z'ubwami. Imana ishimwe, haleluya. Uyu munsi turebe imbaraga z'ubwami bw'Imana. Imbaraga z'ubwami bw'Imana, haleluya. Les forces conquérantes du royaume de Dieu, amen, haleluya. Kingdom dynamics, la dynamique du royaume de Dieu. Ntabwo twabona umwanya wo kwiga iriya migani yose umwami Yesu yigishijemo, cyane cyane ivugwa mu gice 13, kubera ko umwanya watubanye muto. Turashaka kureba muri yo imigani ibiri yonyine.
muri ya migani 7 igize iri mu gice 13. Turebe ibiri yonyine. Matayo 13 umurongo wa 31 tugeze ku murongo wa 32. Abacira undi mugani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'akabuto ka sinapi umuntu yenze akakabiba mu murima we. Nako ni gato hanyuma y'imbuto zose, nyamara iyo gakuze kaba kanini gakaruta imboga zose kakaba igiti. Maze inyoni zo mu kirere zikaza zikarika ibyari mu mashami yacyo. Amen. Aravuze ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'akabuto gato ka sinapi. Ngo umuntu yateye mu murima we. Ngo niko gato cyane mu mbuto zose. Ngo ariko iyo kamaze gukura gahinduka igiti kinini, aho inyoni nyinshi ziza kwarika. Gahinduka igiti kinini aho inyoni ziza kuba mu mashami y'icyo giti. Hano baravuga ngo uko niko ubwami bw'Imana bumeze. None umwami aravuga iki hano? Akabuto gato mu mbuto zose kavuyemo igiti kinini cyane, inyoni zikaza mu mashami zikanezerwa, zikarikamo, zikugamamo n'ibindi. Hano aravuga iki? Ko yavuze ngo ubwami bw'Imana ngo yabugereranya n'ako kabuto. Aravuga iki? Aravuga ngo ubwami bw'Imana nubwo mutabona n'amaso yanyu ubu muri iki gihe cy'umuganura, ubwami bw'umwuka, amen, bwibitsemo imbaraga zibubashisha guhindura byose. Uko akabuto gato kavuyemo igiti kinini. Ariho aravuga icyo bita le potentiel du royaume de Dieu. Potential. Kuvuga ngo aya magambo y'ubwami tumva yibitsemo imbaraga zo guhindura buri kintu cyose. Ariko hariho condition. Hariho ntago bipfa guhindura gusa. Yavuze iki? Iyo katewe mu butaka bwiza. Kandi umwami Yesu mu migani kandi hari umugani witwa umubibyi yasohoye imbuto. Nimuzi ngo imbuto ntabwo zahagaragaje ubuzima bw'uri muri zo, la puissance de vie uri muri zo, kiretse iyo ziguye mu butaka bwiza. Hari zaguye mu muzira, hari zaguye mu mabuye, hari zaguye mu mahwa, hari zaguye mu butaka bwiza. Izo nizo zeza imbuto kw'ijana n'ibindi. Nuvuga ngo rero aya magambo y'ubwami tumaze iminsi twumva, nimba umutima wawe utagereranywa n'ubutaka bwiza, nta mbaraga z'ubwo bwami uzigera ubona, ntabwo uzigera umenya. Birumvikana? Amen. Hari ahantu hatatu ziriya mbuto zaguye, nabwo ari akabuto ga sinapi. Za mbuto zivugwa mu mugani w'umubibyi. Umubibyi yasohoye imbuto. Umaze kubisomaho? Amen. Zimwe zigwa mu nzira, izindi zigwa mu mabuye, izindi zigwa mu mahwa, izanyuma zigwa mu butaka bwiza. Yesu ibisobanuro yatanze ni eta y'imitima y'abantu. Bamwe imitima yabo igereranywa no mu nzira, abandi imitima igereranywa no mu mabuye, abandi imitima igereranywa no mu mahwa. Umutima urimo ibintu byinshi cyane biwangayikishije, les soucis de la vie, umwitwaro w'ubuzima. Sifite iki, ndashaka amafaranga, ndashaka ibi, ndashaka imodoka, ndashaka iki. Agahangayika buri munsi ari byo yitwarika. Ayo Yesu yavuze ngo namahwa. Hanyuma imbuto zaguye mu butaka bwiza ni ijambo ry'ubwami rigwa mu mutima w'umuntu. Amen. Ntiyagire ikirivangira. Iryo ritagaragaza kingdom dynamics.
rigaragaza la puissance du royaume. Amen. La dynamique du royaume, imbaraga z'ubwami. Mu buryo bitangira nk'akabuto ka insignifiant kataboneka, ariko uko agenda yumvira ijambo arisha mu bikorwa, aryoherwa naryo, rikamurutira ibindi, uko niko ubuzima bwe buba transformé, niko ubuzima bwe buhinduka, kugeza aho abantu bose nyuma y'igihe runaka babibona. Kakiri gato ntago kabonekaga akabuto, n'igihe kajugunywe mu itaka ntago kabonekaga, ariko igihe runaka kitambutse kavuyemo igiti buri bantu bose bakibona, kandi igiti gishimishije, igiti gituma inyoni zigikunda zikaza kuri cyo. Imana ishimwe. Nuvuga ngo ubuzima bw'umuntu rero yakira ijambo ry'ubwami, hanyuma rikamera nk'igwa mu butaka bwiza, rizavamo ubuzima butuma abantu bose bifuza kwegera uwo muntu kugira ngo bamwugameho, amen, ibibazo by'isi. Ese ubuzima bwawe uyu munsi bumeze gute? Ni benshi bajya bifuza kukwegera bakaruhuka, bakumva batuje, bakumva ko baguhungiraho. Nimba bitaramera gutyo, wewe ushobora kuba warakijijwe yego, ariko ntabwo urinjira mu buzima bw'ubwami. Amen. Kingdom living iracyari kure yawe. Uyu mugani wa mbere mwayumvise? Mwawumvise? Eske benshi bari mu bwami? Mukurikije ibi bari mu bwami? Umugani wa kabiri, wa mbere wumvikanye ngo ubwami bw'Imana nabwiranye n'iki? Niko umuyobozi nakabuto kasinapi, ngo nakabuto gato mu mbuto zose, ngo ariko iyo gatewe mu butaka bwiza kava mu giti kinini cy'inganzamarumbu, inyoni zikishimira kuza kugama muri icyo giti. Amen. Guko niko ubwami bw'Imana nabugereranye. None se ubwami bw'Imana koko twikije uwo mugani niko bimeze? Tuburimo, buturimo? Naho umuntu wese akwiye gusubiza. Umugani urakurikira uwo nyine 35 37 nako combien? Abacira undi mugani hariya 33 33 35. Abacira undi mugani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umusemburo umugore yenze akawisha mu myariko 3 y'ifu kugeza aho uri busemburwe yose. Ayo magambo yose Yesu ayigisha abantu mu migani, kandi ntacyo yabigishaga atabaciriye umugani, kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bisohore, ngo nzabumbura akanwa kanjye nce imigani, nzavuga amagambo yahishwe uhereye ku kurema kw'isi. Amen. Amen. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Hano nimufate gusa gukora amandazi. Ufata ifu ukayigira, ugafata levure, sibyo? N'umusemburo. Hano rero nimufate umusemburo muri sense y'icyaha. Nkuko nababwiye ngo nimufate za nyoni muri sense ya Satani aza kwiba inyoni y'ijambo ry'Imana. Hano ni mu mugani ishura ibindi mu bwami bw'Imana. Hano ntabwo ari umusemburo w'icyaha. Aravuga ngo iyo bakoze ifarini bashaka gukora imigati cyangwa amandazi, amen, ifarini nkeya, impamvu havamo amandazi menshi, bashiramo levure ari umusemburo, hano bayita levain. Noneho bigatuma wa mutsima ubyimba gatubuka. Noneho wamara kugera kuri wa musemburo wamaze gukora akazi kawo, sibyo? Abamenyereye ibyo baba babizi, batubu rero umusemburo warangije akazi kawo. Amen. Nibyo bita catalyseur. Uvuga ngo umaze gukora umurimo. Nguko ni ku bwami bw'Imana bumeze.
niko Yesu avuze. Niko biki? Ese muri iriya farini bamaze gukanda, noneho hageze igihe ko bashyiramo iyo levire, kugeza ntago nigeze nkora amandazi, ariko nzi ko bakoresha ifarini kandi yabivuze bakoresha na levire. Rero none nashaka kubaza, farine bakoresha na levire birangana quantité, karevire ni gake cyane. Hano rero aravuga rero imbaraga ijambo ry'ubwami ryibitsemo. Nubwo ijambo ari ijambo risuzuguritse kuko ari ry'ubwami, amen, ribitsemo imbaraga, haleluya, zahindura cities, nations, zahindura ibihumbi by'abantu, imigi n'imigi. Iyo abantu koko baryakiriye rikagwa mu butaka bwiza, byibitsemo imbaraga zo guhindura ubuzima bwa miliyari z'abantu, ubuzima bw'abantu, situation izo zose. Nk'uko akarevire gake kabyibisha ifarini, haleluya, ngo niko n'ubwami ijambo ryayo mu maso rirasuzuguritse ariko rigibitsemo imbaraga. Ubwami bw'Imana Daniel yaravuze ngo bwatanguye nk'akabuye, amen, ariko rizahinduka umusozi uzakwira isi yose. Nuvuga ngo ubwami bw'Imana nubwo mutayibona n'amaso yanyu mu buryo bwaragara, Satani niwe mwami w'isi, ariko hakurya y'ibyo tubona ubwami bw'Imana buriho buramuvinga forward, buriho buragenda, amen. Les spécialistes des océans, impuguke mu by'amanyanja baravuga ngo iyo babonye imiraba, les vagues, hari amavague afite metero 10 na zingahe, ngo iyo babonye ziriya vague, iriya miraba, waves, ngo imbaraga ziterura ariya mazi zikaterura hejuru, ngo ziba zaragendeye munsi dans le fond marin, munsi ibirometero bihumbi, utabona ku mazi izo mbaraga, hanyuma zizaza guseruka, amen, kure mu guterura amazi mu buryo n'ibiri hejuru ushobora kuzamurwa hejuru. Izo force zizamura imiraba mu nyanja ziba zaragendeye munsi dans le fond marin ibirometero byinshi cyane. Uko niko ubwami bw'Imana bumeze. Hari imbaraga, amen, zitaboneka n'amaso yacu, zigendana n'ijambo ry'ubwami, kandi igihe buzaseruka bazibaza ngo ese buseruka buvahe. Naho kubaho ijambo ry'Imana ryabibwe, ijambo ry'ubwami muri iyi si, haleluya, izo mbaraga zizagenda munsi y'inyanja. Hanyuma bazakanguka ko bakabona babw'Imana buraserutse bufashe isi yose, kakabuye gahinduka umusozi ukwira isi yose. Rero nibazagushuke ngo urana ngo Kristo ngo baragabanuka ku isi, dore budisme imubare ubaye nyinshi, dore bakiri biki, izo mbaraga ziri underground, ziyo ziragenda under water, hanyuma igihe kigera zizazamuka, hanyuma basanga inyanja yose, amen, n'ubwami buyifashe mbiri. Haleluya. Niko batubwira muri Daniel, tuvuga tuyisomeye ibice bibiri Daniel. Ntabwo turakorera ubwami buri mu kirere cyangwa buzarangirana n'amateka. Kada. C'est un royaume conquérant. Ubwami buragenda bufata. Haleluya. Daniel ibice bibiri ku murongo wa 45. Hano n'ubwami bw'Imana buvuga. Uko wabonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki, rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu,
niko Imana ikomeye yahishuriye umwami bizaba mu bihe bizaza, kandi izo nzozi ni iz'ukuri, no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa. Amen. Amen. Haleluya. Yabonye akabuye kagira gute? Amen. Tusubire ku gishushanyo cya Nebukadinezari. Ibyo yarose. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Yarose iki? Igishushanyo. Turasoma gusa amagambo make. Daniel yaje guhishura ibyo umwami yarose. Dusome ku murongo wa 29 ugeze ku murongo wa 35 ahubwo. Nuko ibyawe Nyagasani watekerezaga uryamye ibizaba mu gihe kizaza, ihishura ibihishwe niyo yakubwiye ibizaba. Kandi njyewe ubwanjye ibyo bihishwe sinabishuriwe nuko ndi umunyabwenge kuruta umuntu wese uriho, ahubwo ni ukugira ngo umwami amenyeshwe iby'inzozi ze, amenye n'ibyo umutima we wibwiraga. Nuko Nyagasani wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'icy'ibumba. Urabyitegereza ugeze aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki, ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba, rirabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi. Bitumurwa n'umuyaga ntibyagira igishikizo, maze iryo buye ryakubise icyo gishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Amen. Ubwo ni ubwami bwa Kristo. Haleluya. Amen. Imana yishurira Nebukadinezari mu Babuloni. Haleluya. Haleluya. Mu kinyejana cya 6 mbere ya Kristo, yari umwami wa puissance mondiale icyo gihe, ubwami buteka isi yose icyo gihe. Hanyuma Imana imwishurira amateka uko azagenda akurikirana ku byerekeye imitekere y'isi. Imana yishura ubwami bwa Babuloni ari bwa Nebukadinezari, mbwira ko nyuma ye hazaba ubwami bwa kabiri Abamede n'Abaperesi, n'ibya bice bine bitandukanye bya gishushanyo. Hanyuma nyuma y'Abaperesi n'Abamede n'Abaperesi hazaba ubwami bw'Abagiriki, arandi Imana yagiye ibuvuga n'amazina muri Bibiliya. Hanyuma nyuma yabo hazaba ubwami bwa kane ari bwo Roma, ibihugu by'uburengerazuba, Uburayi, hanyuma muri minsi na Amerika yaje nyuma. Biriya ni ubwami bwa kane. Hanyuma ngo kwiherezo ry'ubwami bwa kane, kwiherezo y'ubutware bw'iburengerazuba, ibyo bita l'hégémonie occidentale, ngo Imana niho izahagurutsa kakabuye, noneho kagakubita ku mano, kuko umutwe ntugihari. Amen. Amaboko n'igituza n'ibigihari, n'ubwami bwamaze kugenda. Inda n'ibibero n'ibigihari, n'ubwami bw'Abagiriki. Hanyuma amaguru y'ibyuma ni Roma, ariko Roma irakomeza mu buryo bw'umwuka ikagera ku mano. Ubwo ni ubwami bw'iburengerazuba Roma. Amen. Hanyuma igihe ubwami bw'Imana buzashaka guseruka bufata isi yose, buzasanga amateka y'imitekere y'isi ageze ku mano. Ni ibihugu byishize hamwe ku mugabane w'Uburayi. Mu gihe cy'iherezo turimo turasatira. Haleluya. 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 Hanyuma noneho icyo gihe ubwami bw'Imana buzamenagura, amen, l'architecture politique, militaire, administrative, ibintu byose byubakitse imbaraga zo guteka isi. Ubwami bw'Imana buzaseruka ku mugaragaro, amateka y'isi ageze ku mano. Kandi ubu turagera ku mano rero. Amen. Hasigaye kwizamuka ryo turo riba, hanyuma noneho ayo mano aseruke neza. Hanyuma muri icyo gihe rero akabuye kazahita kaza kamenagure cya gishushanyo gitumuka, umuyaga w'Imana ugitumure. Hanyuma ahaco ntabwo azongera kuboneka. Kakabuye rero niko konyine kazaboneka, kazatangira kagare gakwire isi yose. Ubwo ni ubwami bwa Kristo Yesu.
nimumva ko rero ijambo ry'ubwami nubwo tukiri mu muganura ryibitsemo imbaraga zo guhindura ubuzima bwacu, zo guhindura situation zose. Haleluya. Akabuto gato ka sinapi kavuye mu igiti, ariko nuko kaguye mu butaka bwiza. Uyu munsi Imana irashaka umutima wawe uba ubwo butaka bwiza. Iri jambo ry'ubwami rinage mu mutima wawe ngo mu butaka bwiza. Hanyuma uraza kubona imbaraga z'ijambo ry'ubwami zihindura byose mu buzima bwawe. Haleluya. Hanyuma ubuzima bwawe nimba twabufata nka wa mutsima, nka ya farine, sibyo bamaze gukanda ngo ivemo imigati cyangwa amandazi, urumva ko bashizemo levire, bashizemo umusemburo, kugira ngo uwo musemburo utume iyo farine, amen, imaze kuba umutsima, pate. Ko farine ni ifu, bamaze kugira ihinduka pate, ihinduka umutsima. Noneho bizavemo umutsima mugari kandi bakoresheje ifarini nkeya kubera umurimo wa musemburo. Ubwami bw'Imana rero ni umusemburo. Iyo bwinjiye mu buzima bw'umuntu busembura byose. Amashyi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Haleluya. Ikibazo rero ni iki rero? Tukwiye kuba ubutaka bwiza. Imitima yacu ibe ubutaka bwiza, bwakire iyo mbuto y'ubwami, ariyo jambo ry'ubwami. Hanyuma iki nacyo tukwiye kuba, amen, umutsima mwiza, niko Paulo yavuze. Ubuzima bwacu bube umutsima mwiza bwatuma wa musemburo ukora neza. Ubwami bw'Imana bufite imbaraga muri bwo zo guhindura buri kintu cyose. Nimba rero tudahinduka kandi twaba Kristo, ntabwo twatahuye ijambo ry'ubwami. Twakiriye twebwe ijambo ry'idini, tugitiranya n'ijambo ry'ubwami. Ijambo ry'ubwami ryibitsemo imbaraga, la puissance transformatrice. Hari imbaraga mu ijambo ry'ubwami zo guhindura buri kintu cyose. Nta n'ikimwe gishobora kuresista ku ijambo ry'ubwami. Mumvise no kuherezo, amen, haleluya. Buriya bwami buzamenagura ubwami bwose. Buriya bwami bw'Imana buzamenagura ubwami bwose. Kandi ngo ubwabwo ntibuzigera buhangura. Ni ubwami bw'iherezo. Ubwo nibwo bwami twahamagariwe. Ntabwo ufite iherezo. Haleluya. Buriho buragrowinga. Vuga muti buriho buragrowinga. Buriho burakura. Haleluya. Haleluya. Ubibona utayibona buriho burakura. Nta numwe ashobora kustopa, nta numwe ashobora kubahagarika. Kuko Daniel yabwiye Nebukadinezari ngo nyagasane igihe wari ku gisasiro, wari ku buriri, Imana ikakora igishushanyo, haleluya, ngo waje kubona igishushanyo giteye ubwoba, imposante, insati imposante, umutwe w'izahabu, igituza n'amaboko, amen, gifeza, haleluya, inda n'ibibero by'umuringa, amaguru y'ibyuma, amano ni kivange cy'ibumba n'ibyuma. Icyo gishushanyo cyaguteye ubwoba ni ingoma z'abana b'abantu, amen. Ngo mu gihe ukitegera icyo gishushanyo utangara kuntu kiri imposante, ngo niwe wabonye akabuye katarekuwe n'ukuboko k'umuntu. Bivuga ngo the kingdom of God, ubwami bw'Imana, amen, haleluya. Nagwa initiative y'abantu. Ntabwo ari abantu bajya mu hoteli runaka bakicara bagapanga ngo dushinge ubwami. Kuko kakabuye Nebukadinezari ntabwo yabonye aho gaturutse. Na niyo mpamvu ubwami buriho buraza gukuraho ubwami bw'abantu bwose. Haleluya. Haleluya. Ntabwo buturuka iburasirazuba, ntabwo buriho buraturuka iburengerazuba, ntabwo buraturuka ikusi cyangwa ikasikazi. Ni ubwami buzaturuka, haleluya, haleluya, buzaturuka ku ntebe ya rurema, buzaturuka mu ijuru. Ubwo bwami buzakuraho ubwami bwose, kandi amateka y'isi azaba ageze ku ngoma
y'abanyaburayi y'Uburengerazuba mu gihe cyabo cy'iherezo. Na niyo mpamvu ndahamya nashidikanya yuko tugeze ku mano. Kubera iki? Kubera yuko turabona yuko imbaraga zicisha bugufi ubutware bw'Uburengerazuba ziriho zatangira kuzamuka. Uyu munsi ibihugu bya BRICS, Brazil, Uburusiya, haleluya, Ubuhinde, Ubushinwa, haleluya, Afrika y'Epfo, noneho hari n'ibindi bihugu byinshi biriho biratanga kandidatire kwinjira muri uwo muryango. Byose umwuka ubisunika ni umwuka umwe wo kuvuga ngo enough is enough, gukomeza dutegekwa ibinyejana bingahe n'abazungu b'Iburengerazuba. Birarambiranye, birarangiye, turagutse kubishiraho iherezo. Ntabwo ari ibindi, ni Imana yabahaye uburenganzira, kubera yuko amano akwiye kugarukira ku mano nyine. Piga amagobi kwa Bwana Yesu. None se mwene data, aya magambo Daniel yabayeho, amen, hashize imyaka isaga 2500. Aya magambo ahari. Noneho mu gihe cyawe urayabona. Niki cyatuma utizera Imana koko? Niki cyatuma utizera ijambo ry'Imana? Aya magambo tumaze gusoma amaze imyaka 2500 ahari. None uyu munsi yavuzwe ryari? Amateka kiri ku mutwe w'izahabu ariyo Babuloni. Yavuzwe mu gihe amateka y'isi yari ku mutwe w'izahabu Babuloni. None nyuma y'imyaka 2500 amateka y'isi ageze ku mano. Niki gutuma udashobora kwizera? Imana birayibabaza. Nobody, no power, no spirits can stop the plan of God's kingdom. Na muka numwe, na muntu numwe, na bushobozi na bumwe bwahagarika umugambi w'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu ukwiye kuba muri ubwo bwami neza. Ahubwo ya ndirimbo ngo nimba uri muri Yesu gumamo neza, bakwiye guhimba indi, nimba uri mu bwami bugumemo neza. Ariko uyu munsi abantu barahangayitse, abantu bari mu bintu ntazi ibyo ari byo, bari mu zindi koze ntazi. Bamwe bafite ubwoba bw'ibiriho n'ibizaba, abandi bafite ubwoba ko ejo batazabona icyo barya, abandi batu bene data. Imana iturebera bibabaza. Birayibabaza. Kuko Imana yavuze ngo sinigeze mvugira ahantu hishe. Imana ni umucyo, yavugiye mu mucyo. Ariko abantu barahangayitse kubera iki? Babahaye idini aho kubaha ijambo ry'ubwami rihindura. Ndashaka kubwira ngo tugeze ku mano. Amateka y'amahanga ageze ku mano. Ce qui est étonnant, l'histoire du monde a suivi exactement ce schéma. L'histoire du monde a suivi ce schéma. Ce schéma prophétique. Ça, c'est l'histoire écrite anticipativement. Aya ni amateka yanditswe mu buryo ataraba. Dieu qui est omniscient, Imana izi byose, amen, a révélé yamenyekanishije l'histoire du monde anticipativement. Amateka y'isi ataraba. Il a révélé la marche de l'histoire. Ihishura uko amateka y'isi azagenda sohora. Et voilà, rien n'a fait défaut. Noneho dore nta kintu na kimwe kibuzemo dans le plan de Dieu. Mu mugambi w'Imana. L'Occident domine aujourd'hui. Uburengerazuba nibwo buyoboye uyu munsi. L'Europe plus les États-Unis. Uburayi kongeho leta zimwe za Amerika. Mais nous assistons aujourd'hui à notre temps au déclin de l'Occident, le 4e empire. Ariko uyu munsi mu gihe cyacu turimo turabona
ukugwa k'uburengerazuba bugenda bugwa. Nous assistons à la fin de l'hégémonie occidentale. Turiho turabona n'amaso yacu iherezo ry'ubutware cyangwa ububasha bw'uburengerazuba. Lorsque j'ai suivi ce qui se passe avec les BRICS, Igihe nakurikiranaga ibiriho birabera muri uriya muryango witwa BRICS, d'autres pays qui veulent adhérer, ibindi bihugu byenda kwinjiramo byasabye kwinjira, ils ont utilisé cette même terminologie. bakoresheje nyene iyo nyito. Ils ont dit ceci: Bavuze ibi ngibi: nous voulons turashaka adhérer au pays des BRICS kwinjira mu muryango wa BRICS pour mettre fin à l'hégémonie occidentale. kugira ngo dushire iherezo ku butware cyangwa ko ibihugu by'uburengerazuba bihatse amahanga. Mettre fin à l'hégémonie occidentale. Dushire iherezo ku buhake ku mahanga bw'uburengerazuba. Mais ça change quoi à vous qui écoutez? Kuri mwe murimo murabyumva se birahindura iki? Donc aujourd'hui, tu dois prendre décision. Uyu munsi rero ugomba gufata icyemezo. Je veux que mon cœur soit la bonne terre Ndashaka ko umutima wanjye uba ubutaka bwiza pour recevoir le grain, la semence du royaume. ngo wakire imbuto y'ubwami bw'Imana. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Dukomere amashyi umwami Yesu. Je veux que mon cœur soit cette bonne pâte Ndashaka ko umutima wanjye uba uwo mutima mwiza qui reçoit le levain du royaume de Dieu wakira umusemburo w'ubwami bw'Imana pour lever toute la pâte. kugira ngo umutima wose ubashe kubyimba. Ça veut dire transformer ma vie. Bisobanura ngo guhindura ubuzima bwanjye. Qu'il n'y ait aucun domaine qui ne soit pas impacté par la puissance du royaume de Dieu. He kugira igice na kimwe cy'ubuzima bwanjye kidahindurwa n'imbaraga z'ubwami bw'Imana. Au nom de Jésus, Mu izina rya Yesu je prophétise sur toi ndahanura ku buzima bwawe, que ton cœur, umutima wawe dur soit-il, uko waba ukomantaye gute, soit brisé par la puissance de la parole du royaume. menagurirwe n'imbaraga z'ijambo ry'ubwami. Et que ton cœur soit transformé Umutima wawe uhinduke, de l'état de pierre ureke kuba ibuye, à l'état de la bonne terre. ahubwo ube ubutaka bwiza. Alléluia. Amen. Pour que tu commences à vivre Kugira ngo utangire kuba les réalités de ce royaume. mu mpamo z'ubwo bwami. Alléluia. Je vous rappelle, Reka mbibutse, il y a deux réalités. hari impamo cyangwa Il y a la réalité visible. hari ibyo tubona n'amaso, Le monde avec ses incertitudes. isi n'ibintu byose byabyo byose bihindagurika, Le monde avec des changements isi n'ibihindagurika byayo byose incessants, bihora bihindagurika sans arrêt, bidahagarara, avec ses impossibilités. n'ibidashoboka byabyo. Il y a une autre réalité. Ariko hari n'ibindi biriho, Cette dernière est spirituelle. ibyo byo ni iby'umwuka, C'est la réalité du royaume de Dieu. ni iby'ubwami bw'Imana, Là où règne, aho domine hari ubutegetsi, le slogan qui dit aho hategeka aya magambo avuga ngo ce qui est impossible aux hommes ibidashobokera abana est b'abantu possible avec Dieu. bishobokera Imana, Possible à ceux qui croient. bikanashobokera n'uwizera. Le royaume de Dieu, Ubwami bw'Imana ce n'est pas une utopie, ntabwo ari amagambo cyangwa ibitekerezo, c'est une réalité. ariko ni impamo. Le Saint-Esprit est présent. Umwuka wera ari hano, C'est lui qui incarne le royaume. niwe azana ubwo bwami. Hein? Toutes tes peurs, Ubwoba bwose, tous tes problèmes là. ibibazo byawe byose, Hein? La réponse, igisubizo c'est d'accueillir. ni ukwakira. Il faut accueillir ce royaume. Ukwiye kwakira ubwo bwami. Alléluia. Amen. Il faut accueillir cette parole du royaume. Ukwiye kwakira iryo jambo ry'ubwami, Parce qu'elle porte en elle-même cette parole, la dynamique de Dieu. kubera ko ubwaryo hetse muri ryo izo mbaraga zigendagenda z'Imana, La dynamique transformatrice. zihindura, C'est une force n'imbaraga zihindura, capable de changer n'importe quelle vie. zibasha guhindura ubuzima ubwo ari bwo bwose. Cette dynamique du royaume,
uko kugendagenda cyangwa gukora k'ubwami bw'Imana a changé un homme qui n'était pas moindre. bwahinduye umugabo ntabwo yari yoroshye Il s'appelait Saul de Tarse. yitwa Sawuli w'i Taruso. Cette parole l'a transformé Iryo jambo ryaramuhinduye en apôtre de gentil. rimuvanamo intumwa. Cette parole, Iryo jambo elle est puissante. rifite ububasha, Elle est toute puissante. rifite imbaraga zisumba byose, Elle véhicule la puissance qui a créé l'univers. rihetse imbaraga zaremye isanzure. Le souffle du Très-Haut Umwuka w'isumba byose a créé tout. waremye byose. Sa parole Ijambo a rye créé tout. ryaremye byose. Lorsque Dieu souffle sur l'océan, Imana ihushe ku nyanja, l'océan devient sec. inyanja ihita yuma. Murabizi kugira ngo ubwami bw'Imana bugaragare mu buzima bwanyu, mukwiye, il faut abandonner les vieux schémas de la chrétienté. Mukwiye kuva mu nzira za kera z'idini ry'ubukristo. Uko wibwiraga ubukristo ukiye kubisezerera, ntabwo ari byo. Amen. Kuko nta nicyo byakumariye. Sibyo? Ukiye kuva mu mashema ya kera. Okay? Ukiye kwinjira aho Imana iguhamagariye. Kandi bose biravuze ejo. Amen. Amen. Hallelujah. Ukwiye kumenya ubwami bukora bute. Tubavuze ko bukora mu kwizera. Amen. Bukora mu kwizera. Kwizera iki? Kwizera ijambo ribuvuga. Principe z'ubwo bwami, amahame, ibyo nibyo bishobora kuzana impinduka muri wowe. Ariko ndangize kuri ijambo ry'umwami nyine tumaze kumva, yavuze ngo ubwami bw'Imana bumeze kabuto ka sinapi, ni gato mu mbuto zose, ariko iyo kaguye mu butaka bwiza gahinduka igiti cy'ingazamarumbu. Amen. Ubwami bw'Imana bwiranye iki? N'umusemburo washizwe mu ifarini, ama ikavamo umutsima munini. Haleluya. Hanyuma ugakora amandazi cyangwa imigati myinshi cyane. Kuko niko ubwami bw'Imana bugereranye. Ariho arasurinya ngo iri jambo ry'ubwami ryibitsemo. Amen. Iyi ni puissance catalysatrice. Imbaraga zituma ibintu bisemburwa. Ibyari bimeze gutya. Haleluya. Amen. Ni mu buzima bwawe ndarangije. Ni mu buzima bwawe bumeze gutya. Erega ushobora kuba umeze gutya nkanjye, ariko mu buryo bw'umwuka Imana gutwitegereje ikabona ko umeze gutya. Uyu mugoroba nimba Imana ari kukubona mu buryo bw'umwuka. Amen. Haleluya. Iryo jambo ry'ubwami n'umusemburo rifite imbaraga y'umusemburo. Haleluya. Haleluya. Alors cette puissance de la parole du royaume, Jambo ry'ubwami bw'Imana. Alléluia, Amen. va insuffler dans ta vie Raza guhumeka mu buzima bwawe. et tu vas voir Hanyuma raza kubona tout ce qui était recroquevillé. ibyo byose byari bihenamiranye. Cette puissance-là, Izo mbaraga, cette puissance-là izo mbaraga va faire de sorte que ziraza gukora ku buryo tous tes membres spirituels ingingo zose z'umwuka vont se déployer. ziraza kurambuka. Et tu vas voir la stature None uraza kubona igihagararo, pour laquelle Dieu t'a créé. igihagararo icyo Imana yakuremeye kuba cyo. Cette parole, Iri jambo elle crée. rirarema, Elle crée. rirarema, Elle crée de nouvelles réalités. rirema ibintu bishya, Elle crée de nouvelles personnes. ikarema abantu bashya, Elle crée de nouvelles circonstances. rikarema ibihe bishya. Alléluia. Amen. Elle crée des opportunités. Rikarema amahirwe masha. Alléluia. Amen. Abaroma ibice 4 ku murongo wa 17. nk'uko byanditswe ngo mugize sekuruza w'amahanga menshi, imbere y'iyo yizeye ariyo Mana izura abapfuye, ikita ibitariho nk'aho ari ibiriho. Amen. Yita ibitariho nk'ibiriho bigaseruka. Oh, amashyi menshi ku mwami Yesu. Yita ibitariho nk'ibiriho bigaseruka.
vuga ngo ijambo ryayo, amen, ntabwo ari ngombwa ko rihamagara ibiriho. Ijambo ryayo rihamagara ibitariho. Ibitariho mu Gifaransa ni néant. C'est l'absence de l'être. Rigenda muri néant. Amen. Murabona twega abantu ibyo dukora byose, même nos prouesses techniques scientifiques, byose mu bushakashatsi no mu buhanga, c'est à partir de quelque chose. hari icyo bafatiraho, hari icyo duheraho mu gukora ibintu, sibyo? Amen. Imana ntikeneye kugira icyo iheraho. Abantu bakwiye kugira icyo baheraho, ariko Imana ntabwo ikeneye kugira icyo iheraho, kuko ngo ihamagara ibitariho, ihamagara ibiri muri néant. Amen. Hanyuma bigaseruka byavuye mu busa, ariko ubusa atari ubusa, kuko ubu busa mu bw'ubusa burimo ibintu. Le vide n'est pas vide scientifiquement. Iyo ukuye ibintu byose hano mu itorero, hano mu rusengero, byose ukabikuraho byose, noneho umuntu akinjira ngo harimo ubusa, ariko ntabwo harimo ubusa. No, harimo ibintu bihari. Il y a des ondes. OK? Amen. Hariho amaonde. Hariho iki? Hariho champ magnétique. Mu busa harimo ibindi bihari. OK? Imana rero iravuga ngo ijambo ryayo, amen, rihamagara, amen, mu busa bwakuwemo byose. Ijambo ryayo riragenda mu busa bavanyemo ubusa. Amen. Kugira ngo bigende ku ijambo ryitwa néant. Uwa mbere yavuze néant n'uwitwa Parmenide, umugiriki, ibinyenjana mbere ya Yesu. Niwe yavuze kubyerekeye l'absence de l'être s'appelle néant. Ariko we aribeshya, aravuga ngo, umviriza, ngo rien ne peut provenir du néant. Ngo nta kintu cyava muri néant. Ngo l'être doit toujours provenir de l'être. Ikintu kiye kuva mu kindi. Amen. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Niyo yavuze ngo l'être et le non-être. Uvuga ngo hari ikintu cyangwa nta gihari. Uvuga ngo nta kintu kiva mu busa. Yaribeshe rero Parmenide. Kubwo biravuga ngo Imana ihamagara ibitariho ngibiriho bigaseruka. Hallelujah. Ntabwo ihera ku kantu na kamwe, ihamagara ibitariho muri néant bigaseruka. Hallelujah. Amashimeje ku Mwami Yesu. Kubera iki? Kubera ko Imana, hallelujah, icyo Imana itekereza kiriho. Amashimeje ku Mwami Yesu Kristo. Icyo Imana itekereza kiriho. Niba mwikubwira ngo ibyo ukeneye byose, mwana wanjye, bisengere, byingingire, ubishimire, kubera yuko jyewe maze kubitekereza byamaze kubaho. Kibazo ni ukwizera. Haleluya. Imana imara kwintekerezaho icyo nzaba cyo ejo mu gitondo, amen, kimaze kubaho, kuko Imana iratekereza kikabaho. Amen. Dieu a conçu l'univers. Imana atekereje isanzure, ako kanya ribaho. Hasiga rihamagara. Yamara kurihamagara umuco ubeho. Umuco ugahita hanyuma ibintu bigatangira gufata ishusho, kugeza aho noneho n'akana k'umwana w'umuntu rero ka Adamu nako karaza karicomekamo, ariko rero karahemuka, katuraga natwe ubuhemu. Imana iratekereza byose bikabaho. Haleluya. Ce qui est marrant, ikintu gitangaje, Imana yatubwira iki? Yesu aravuga iki? Ngo ntacyo nkora ntabonye data akora. Siko avuga ngo ntacyo nkora ntabonye data. Mwe mubyumva gute?
niko avuga. Ngo ce que je fais, je le vois faire au Père. C'est que le Père, ibyo data, ngo ibyo nkora mbona data bikora. Bivuga iki? Bivuga ngo ibyo Yesu yakoze byose hano, amen, byari bimaze gukorwa mu ijuru. Hano kwari kuza gufata resultat, kuko byaratekerejwe mu ijuru. Amen. Ngo ntacyo nkora ntabonye data akora. Bivuga ngo nimba yarazuye Lazaro, byari bimaze kuba mu ijuru already. Data yaramaze kumuzura, ataranabaho ngo apfe, yaramaze kumuzura. Ngo ntacyo nkora data ntabonye ko akora. Bivuga ngo ibyo byose Yesu yakoze byari bimaze gukoreka in spiritual realms, mu isi y'umwuka. Amen. Hanyuma harisigaye iki? Kubihamagara gusa. Lazaro sohoka! Wari yapfuye agasohoka. Kuko yari yasohotse ryari? Kera. Hallelujah! Amen. Ibyo dusoma mu Warumi 8:28 ukuza kuri 30. kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Byose na bya bintu twita ibibi, amen, biri muri yo process yo kuzanira ibyiza ku bakunda Imana. Niyo mpamvu Imana itubuza kwitotomba. Amen. Komeza. Aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye, kuko abo yamenye kera yabatoranye. Abo yamenye avant les temps, dans l'éternité. Amen. Yabamenye nta na kimwe kiraremwa. Amen. Ce qu'il a connu d'avance. D'avance kuvuga ngo byose bitarabaho muri eternité. Yabamenye ataranarema n'amanyenyeri n'ibiki. Yabamenye kera. Hanyuma yabatoranirije kera. Ko batarabaho se? Yabamenye batarabaho. Nabo bazatura hata iyi si. Abatoranya kera. None se yatoranya ibintu bitariho? None se bari barihe ngo batoranye? Bari mu ntekerezo z'Uwiteka. Mbere yuko mama akubyara, haleluya, wari wituriye mu ntekerezo z'Uwiteka. Na niyo mpamvu uburyo waje mu isi byose importe peu, ntacyo bivuze. Waba warabyawe n'ababyeyi bameze gute, uko wajemo kose, wowe mwana w'Imana ntibiguhangayishe, kuko izo circonstances kuvuga kwawe zitarabaho, wowe wari uriho mu gitekerezo cy'Imana. Donc ton passé ne doit jamais influencer ton présent. Rero amateka yawe ntabwo akwiriye kugira ingaruka ku bihe byawe bya none. Ton passé ne doit pas influencer ta vie présente. Ubuzima wabayemo ntibukwiriye kugira ingaruka ku buzima bwawe munsi. Parce que tu existais avant même ton passé. Kuko wabayeho mbere y'ibyo bihe. Amen. Ora shakara marasa. Amen. Amen. Tu existais avant même ton passé. Wabayeho mbere y'amateka yawe. Tu existais avant même les circonstances de ta naissance. Wabayeho mbere y'ibihe byo kuvuka kwawe. Comment tu as grandi? N'uburyo wakuze. La famille dans laquelle tu es né. Umuryango wavutsemo. Rien nta na kimwe ne doit influencer ton présent. nta na kimwe gikwiriye kugira ingaruka ku bihe Ce qu'il a connu d'avance. abo yamenye kera. D'avance veut dire avant tous les temps. Nuvuga ngo kera, nuvuga ngo mbere y'ibihe. Il les a choisis. Abo yamenye kera yarabatoranyije kera. Amen. Amen. Toujours avant le temps. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être l'image et à être semblable à l'image de son fils. Amen. Amen. Donc il les a connus d'avance, avant tout le temps, et il les a prédestinés.
amen. Amen. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko babaho abo bana b'Imana yarabatoranije. Amen. Haleluya. Komeza usome. kuko abo yamenye kera yabatoranyirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, Kera umenye yariyo sibyo? Ibihe bitararemwa. kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Rero birakomeza rero urugendo. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, Yarabamenye kera, abatoranya kera, bashushanywe n'ishusho y'umwana we, tumere nka Kristo. Hanyuma tumaze kwinjira mu mateka yacu. Amen. Amen. Araduhamagara binyuze mu butumwa bwiza.